mushiki wawe ameze utese? Ntabwo ari igihingwa ngo aramera. Sorry kabisa, yaramutse atese. Urishima ninkubwira ko aramutse nabi se? Oya da, ntabwo ari byo mvuze. Okay, ngaho nzibaho nigendere. Gusa turagusa. Irabita ariyo gukina urusimbi. Irinda gusa nkabyo ariko sibyo. Ndabashuka se nta bwenge mugira. Wowe ufite bwishi kuko ufite umutwe munini niwe ufite bwishi kuturusha. Mbese bro, mfite ishusho nshaka kukugezaho. Irabita ariyo gukina urusimbi. Irinda gusa nkabyo ariko sibyo. Bimfitiye inyungu se? Niba warayigurije birayigufitiye. Shaga su, uranyibukije ahubwo. Waba waribagiwe se? Oya, basanga amagambo yanjye ari binini byibutse. Nyuma yo kuntekera umutwe kuri yawe usemo. Uretse natetse uwe ko mbona icyo ufite. Kandi gasu, uraza kubyumva amaje kugukoza mu dushinga dutatu. Okay, ndakumva ngaho mbwira nta kibazo. Ejo bundi wamaye ikipe barantsinda. Nese arubwo nandi gukina ngo ndagutsindisha. Yari kwa mayi shuwambi. None ngufashe iki ngende umutoza ari gutoza iyo kipe. Ko mbona usiga umeze neza wambwiye ko ukura amafaranga. Wagiye ugurutse akadege. Guteze. Dore uko babigenza. Iwacu nta muntu wigeze yiyahure. Iwanyu bariyahuye se? Sinkwigishe ugakina. Turahura nimugoroba ngura akantu. Okay, ndakakugurira agafanta nabirenze. Sawa sawa turi kumwe ukine neza kandi uze kuza kuryoherwa. Turi kumwe. Data. Gasuku. Yesha shimwe. Nyishyura. Niba nayo mfite se. Ndagukubita nkwica. Hanyuma se numara kunyica umurambura kwishyura da? Oya. None se urunguka iki? Ntabwo tugora na stress zo gora nishyuza. Baretse nakwigisha kwishyura. Unyigisha iki se utazi? Sushaka amafaranga se? Ndugukiza nayo ashaka se? Si kwishyuza gusa n'ikizi no kuyakorera. Aturuka SD. Urashaka ko nkwigisha se? Yego. Ufite mu business desa kuri momo se? Yego. Duriza na nkwereke bagira gutya. Swamaze kubona uko noneho birya. Nubwo urimba ntago ari cyane. Ufite desi kamaze kugira 2000. Fata gutya noneho. Ashameresi kabisa ahubwo nzagushaka tuyo kundi kuntu tugende. Nabyeje ahubwo nimugora turaza guhura ungurira akantu. Ntacyo bitwaye. Kabwo ndimo ndajya kwa murokore kana icire hano hirya. Aho so hafi se? Ni hano hirya. Reka matwe kugira ngo numwe satani. Reka mbwire satani. Reka mbwire nuza we. Reka mbwire ngenda kubwiye ngo satani ni ibiremwa by'Imana ya Shaga su urimbwa. Ndimbwa sorry. Katuve kwibyo mwibarize mushiki wawe ameze utese? Ntabwo ari igihingwa ngo aramera. Sorry kabisa, yaramutse atese. Urishima ninkubwira ko aramutse nabi se? Oya da, ntabwo ari byo mvuze. Okay, ngaho nzibaho nigendere. Oya, uba witonze kugenda. Ese yanka ya Musa imeze ute? Kubariza amakuru y'inka ateye inda. Oya da, tuyabaza mu best wayo. Ahubwo se wariteguye ko mugiye kwibaruka vuba ahangaha? Nditegura se niteze. Ubwo bazajya bakwitana. Papa bebe cyangwa papa. Hari izina ngusabye. Ko nyamara ushaka wananyibwira nkarigu. Winyara mu matwi kana nigendere. I don't want peace. I want problems always. Iwacu nta muntu wigeze yiyahure. Iwanyu bariyahuye se? Est-ce que les bébés si on est bébés? Ubu rero watwaje tushyiramo bet fire yatugiye tumara uza gucara hangana n'isoni ufite. Ndabashuka se nta bwenge mugira. Wowe ufite bwishi kuko ufite umutwe munini niwe ufite bwishi kuturusha. Okay, nta kibazo nyine nefse ko mfite umutwe munini mugashaka ikinyi. Igihari cyo ni kimwe. Ugomba gutwishyura kandi utavuye aho ngaho. Okay, mba ndi umuzungu mu nsature mukuremo amafaranga mwashyizemo. Kugusa turagusa. Alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Ufite mu business desa kuri desa. Wewe ubwo zana neti. Uzoya guhura na stress zo guhura ni